hari wari wambona ariko nsa n'uwashobewe. Hello guys, nizere ko meze neza mu bice bitandukanye. The Zoom TV 24. Aho utarakanda subscribe nako kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe, hanyuma ukajya ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Amatora yararangiye, kwamamaza ibyumweru bitatu byarabaye, twumva imigabo n'imigambi y'abakandida president n'abakandida depite. Ari n'abakandida president bagiye batubwira ngo nibatsinda ngo tuzarya inyama. Man, ukagira ngo ntabwo twigeze turya inyama. Abandi bakakubwira ngo bazahindura ikipe y'Amavubi ubahindura izina. Ibyo kumva byakugira president nyine. Ariko byarangiye president wa Republika y'u Rwanda Paul Kagame ariwe utsinze amatora, ndetse arabatsindagura kubera ko yatsinze ku kigero cya 99 n'ibice 15%. Ni mu byibanze bya komisiyo y'igihugu y'amatora. Umukuru w'igihugu amaze gutsinda, Perezida wa Republika y'u Rwanda Paul Kagame yari afite akanyamuneza, ariko n'ahantu batangarije amajwi nuko byari byifashe. Mwiriwe neza, mwatoye neza. Reka mu makanya gato nagira ngo mbanze nshimire abo turi kumwe hano. Ari Vice Chairman wa RPF, Secretary General wa RPF, namureshyankwano mu buyobozi bwa RPF. Hanyuma hano turi kumwe n'abahagarariye imitwe ya politiki dufatanije na RPF hano mu Rwanda. Musanzwe muzi tubabagezaho buri munsi ari amazina yabo, ari iyo mitwe ya politiki dukorana nayo. Nagira ngo mubampera amashyi tubashimire. Buriya muri ariya majwi huzuyemo RPF n'ayabo dufatanije abamvuga. Nagira ngo nshimire umuryango wanjye, turi kumwe hano, tuba turi kumwe igihe cyose. Tugendana hamwe namwe hose mu gihugu aho twagiye twiyamamariza. Buriya nabo bambera akabando. By'umwihariko rero ndagira ngo mbashimire mwese abari hano, ndetse abari hano ni bake nabashoboye kuza, ariko ndahera kuri mwe mbashimire ukuntu mwatubaye hafi muri byose, ndetse ikibanze mwabaye hafi cyane mu guca urubanza runguru twabwirwaga.
hanyuma nyuze muri mwe nanone ndashimira abanyagihugu bose ariko n'ubu abadukurikira ndabibibwiriye bumve ko mbashimiye cyane cyane. Hari abahanzi rero twagendanye, hari urubyiruko, sinabona uko mbisobanura. Ndabashimiye cyane cyane cyane. Mbishyize mu buryo bw'ubuzima bw'abantu, bw'umuntu nanjye bundeba, iki gikorwa cy'amatora, cyo kwiyamamaza twabanje, cyo gutora, noneho n'ibyo bitugaragarije bimaze gusohoka, bivuze mu buzima bw'umuntu ikintu gikomeye, bivuze icyizere mbashimira. Icyizere ntabwo cyoroshye, ubundi nta kintu uha umuntu muri ako kanya ngo ahere ko kugarurira icyizere. Icyizere ni ikintu cyubakwa mu gihe. Niba mujya mwitegereza kandi kubera icyo cyizere imyaka yose tumaranye n'ibikorwa byinshi ndetse rimwe na rimwe kenshi bigorana, hari wambona ariko nsa n'uwashobewe. Ntabwo njya nshoberwa na busa. No mu bigoranye bite tumaze kunyuramo cyangwa tuzanyuramo no mu gihe kizaza, impamvu niyo ngiyo, ni cya cyizere navugaga. Mba nizeye ko ndi bufatanye namwe ikibazo icyo ari cyo cyose tukagikemura. Kandi namwe ukuntu mwitabira ubutumire mu bikomeye, guhangana nabyo, icyizere muha umuntu nyine sinabona uko ngisobanura. Naho iriya mibare yerekanaga ni hejuru cyane, ntabwo ari imibare gusa. Niyo biza kuba 100%, ntabwo ari imibare gusa. Ya mibare irimo kiriya cyizere, nicyo cyangombwa. Rero ndumva ntari butinde cyane, zabona undi mwanya n'ubundi wo kubashimira, ariko ntabwo nari kurara ntabashimiye kuri uyu munsi twakoze iki gikorwa.
ni ibintu bidasanzwe ibintu bidasanzwe niyo mpamvu abenshi batabyumva bakabinenga ariko bigakomeza ahubwo bikiyongera. Ibi kandi ndabigarukaho ni ubudasa bwa FPR, ni ubudasa bw'Abanyarwanda. Ndabashimira rero nk'Abanyarwanda, ndabashimira nka FPR ituri imbere mu bitekerezo, mu bikorwa, mu ngiro ya politiki. Ndashimira urubyiruko mwebwe tuzajye dukora ibishoboka byose abantu bashobora, dukora ibintu bibe bizima, binoge, bibe umuco wacu, hanyuma duhangane n'ibibazo. Niyo duhanganye n'ibibazo tumenye ngo nitwe bireba kandi twese hamwe. Ntabwo ureba umwe ngo uvuge ngo niwe wateye ikibazo cyangwa ntibindeba. Turafatanya tugahangana n'ibibazo byo dushoboye gukemura tukabikemura, ibidashobotse muri uwo mwanya tukabyubakira izindi mbaraga zishobora gutuma tubinyuramo. Ibi rero by'amatora ubu nabara ko tubirangije bigiye inyuma yacu. Hasigaye umurimo ukomeye imbere, ka kazi biriya noneho tugera mu matora kugira ngo tubikore inyungu ku Banyarwanda ziboneke. Sibyo? Reka rero murakoze cyane. Tuzongera dushaka undi munsi tuganire, twishime, ariko byose tubikora dutekereza akazi kari imbere tugomba gukora. Murakoze cyane, ijoro ryiza.